ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ryo kubaho ni uguhindukira. Ezekiyeli 18:32, erega sinishimira ko ugiye gupfa ko yapfa, nuko nimuhindukire mubeho, ni ku mwami Uwiteka avuga. Ihame ryo kurama ni uguhindukira. Hindukira uve mu byaha. Dawidi yaravuze ngo sinzapfa nzarama, ngo kugira ngo nekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Reka nkubwira impamvu Dawidi yahoraga avuga n'amagambo. Dawidi yari umuntu ukunda gucira bugufi Imana, agahora ahindukira akareka ingeso ze mbi. Ingoma za 2 Bibiliya iravuga ngo nimwicisha bugufi mugasenga, ngo mukareka ibicumuro byanyu, ngo nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyanyu mbakirize igihugu. Icyo ashatse kuvuga ahangaha ni iki? Nuhindukira ukareka imirimo yawe mibi, ukareka ingeso zawe mbi, Imana iravuze ngo numara guhindukira ngo nayo iraguha kubaho. Uyu munsi wa none reba ibintu bibi wari urimo ugenderamo, uyu munsi uhindukire ubwira Imana ngo Mana nkunze ubuzima, ndetse bibi, ndetse ibyaha, ndetse ibibi byose narindimo, ibyo narindimo byose ndabiretse ndahindukiye. Ubwira Imana ngo Mana ndashaka kubaho. Wumvise ko hano Bibiliya ivuze ngo ihame ryo kubaho no guhindukira ukareka ibi. Bibiliya iravuga ngo imyaka y'abanyabyaha iratuba. Uyu munsi wa none shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.